Nje banyita Kazungu. Ndabona imboga yanjye mashije kuba ibinani. Suko nzayikora gihe kira. Akundi babana bagiye. Niko Gasonga we. Gasonga ka Lindagiro. Karame papa. Ete banoka joki. Salam. Ako za salama wigize niza hesha. Wareka ngende umusitari nagubiza. Ata cyo mwana wa umusitari. Genda unzanira icyo kurya niri. Cyo kurya. Gitondo sawa kumankaga amasafuriya iri kuko iki. Akanakumi. Ubwo niyangegera ngo ni makanyago gapaka. Makanyaga. Ubwo yabiri. Kabugari yaburi. Ibaze natamu nzogeshe. Reka ndebe. Genda oya. Enda fo hano. Genda ndebe ho makanyaga. Genda umundebe. Muchaki. Yut. Umva mubaze. Baza nta kibazo ndakumva. Mukomere cyane. Ariko ko reba neza. Nanjye nitwa Chanel. None rero ikintu gitumye rero muhagaritsa. Muri no minsi rero mungu ndi kuba njyenyine imirimo yose ni ngombwa ndi kuyikora njyenyine kandi nakagombye gushaka umuntu nyine wamfasha imirimo yo mu rugo. None rero nari ndagira ngo nyine muhakazi ko gukora mu rugo. Reka njye nakazi nshaka ahubwo hari umukobwa nzi nzamukuzanira mu nta kibazo. Aho wawe ngiriye neza kuko imirimo yanga irenda kuncanya ababyeyi. Kuko weho ubwo ngubwo nge wazamucakira nari bidori wanje nahangaha ubwo nyine udamu numubona uzambwira nari. Bitaranze nyuma y'iminsi ibiri. Umukobwa nta kibazo. Yes. Nanjye nari ngiye ku kazi. Bimeze bitera benshi makanya winyita makanya gashana gondi ibintu byanze byagiye hese ubyumve ngo ngiye kwa Karori mwaka kazaramburize wewe ubundi washobora kaye kazi usijya ko gutindurira kose cyana akabonye ugeze habi nibura nako ariko narumvishe ngo siko rukera ngafite akazi ko gucukura umusarani ntago wakandangira kugira ngo umusarani kuwucukura se byo biroroshye ntabwo uva mu magambo ngubwiye nakakwiye bari nyine ndakabona ka hano ruguru gato ukase kwire mu byo ariko zamuneze karakana ndagashaka mani uragashaka nubira aho ngaho ngagushakire uje ndaguha telefone na bibiri mfite ariko ndaba ngoye ngwate ya telefone ariko bakumvikana umunzane kumuzana se gusa ndamukuzanira nushaka urwereze nana mukwanuye ariko ndamuzana umva rero ukuntu mwana kuni ibintu bimeze ariko man ikibazo amakuru mfite bari kumbwira mani ngo kari gushaka akazi gashaka kujya Kigali Kigali se yajyanwe nari negi Kigali n'ubundi Kigali umuntu agiye abo bagiye gutumatuma ibosi ibosi bitewe gutumatuma ngiye ndeka mu ginama yo kureka kujya Kigali bitemo gupasa nyine aho ngaho uramukoza akantu ngaki iyo ningwate urugi muri minsi gwarahenze usigaye gura bitanga cyase mu rugo makanyaga ndaheba ntago urugi tugende nge kukakureba ati gende cyumva ubundi cyo ngicyo nicyo mbakundira Bini amakuru yawe amakuru ni meza bino mubwire akaboro n'ubuni mubwire reka nkubwire rero hariya hirya hari umugabo bita Kazungu yambwiye ko ashaka umwana w'umukozi kandi afite uruhara ruyaga afite ifungo yambara ncongo umva none urebye ikofi ibi byibyo bya hatari ahubwo urajya cyangwa ntago urajya ako kazi nago nagacikwa reka nkubwire rero yavuze ko hadashize iminsi 3 arabagushaka ahubwo ufite umwanya ryari ugenda usure witegure maze ubundi dute nakakanya gwa tiki okay aguruka tugende rero bitesha uraho bwana muyobozi amakuru umuyobo nese ibimoteri shika ku gatebe oya nabona kikira mu no mwanda ndi no kwihuta ariko uragenzwa n'iki se ukajya mu mwobo ukanyirute uragenzwa n'iki
iyo ni dosiye. oya da Icyo ni icyaha gihanirwa n'amategeko. Ah, Kwita umuyobozi ngo ngarakagenda mu mabuye. Ariko ntabwo ari byo binzanye. mbwira ikikuzanye ukazana amagara. Aha. Kabisa. Ariko buriya nubwo nuko ntazanye nyine inteko y'akagari. Ariko inteko ngiye kukwandikira 5 umusaza andi haje. oya Ito. wandika Ito ntajya witwande. Witwande tukubakira muri systeme yiki y'udufaranga tugiye ku. banyita muzenjugumira Guvumira udufaranga rwose kabisa. Guvumira tuzaza ryari se muyobo mwandikiye 5 azaza bizanye ku kagari bite na disi. oya muyobo cy'inkoni zabo Oya tuzavugana. nyabuneka ngurese avugishwe n'iminsi